Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze muri iki gitondo abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, hakurya y'inkiko z'u Rwanda, bari mu Burundi, abari hakuno mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kenya no hakurya no hino ku isi. Reka nongere mbahe ikaze muri aya makuru tugiye kubagezaho y'uyu munsi. Ni amakuru menshi cyane, ni amakuru atandukanye tugiye kugarukaho. Minembwe, uruhande rwa leta ruravuga ko rwamaze cyangwa se rwamaze gufata aka gace, ariko no ku ruhande rwa M23 nabo bati twamaze, ntago turava muri aka gace. Mbese bimeze bite? Mbese ni bande abavugisha kuri abigiza nkana? Ni bande? Aka gace kari mu maboko yande? Nibyo tugiye kuza tubabwira muri aya makuru. Aka gace kagizwe n'uduce tugiye dutandukanye ariko tw'imisozi myinshi. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ari agace nk'uko twagiye tubihabwa n'imboni zacu ziri muri kariya gace, kagizwe n'ahantu h'ingenzi 24. Mbese dushatse twavuga ko igizwe n'imidugudu cyangwa se n'imirenge, icyo twageranya n'imirenge 24. Ese 24 ninde ufite ahantu hanini? Ninde muri iyo mirenge cyangwa se mu midugudu cyangwa se uduparite 24 ninde waba ufitemo ibice binini, kugira ngo wenda bigaragare ko wenda ari we ufite iyi aka gace ka Minembwe? Ariko kandi ushobora kugiramo uduce twinshi ariko udafite ahantu nka santere ya Minembwe. Ninde uri muri santere ya Minembwe? Rero uri muri santere ya Minembwe uyu nguyu ari we ufite aka gace. Aka gace ni agace kamaze iminsi karwanirwamo n'umutwe wa Twirwaneho, ariko utari kumwe na M23. Amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa M23 yavuze ko bigoye cyane ko kuba bagera ku barwanyi ba Twirwaneho bari muri kariya gace, ariko bagishakisha inzira zibabagezaho kugira ngo babashe kubatabara. Ari nabyo byagaragaje intege nke ku rugamba rumaze iminsi M23 irimo irwana na bariya barwanyi bagiye batandukanye. Era mitwe ayihurije hamwe, harimo ingabo z'Abarundi, harimo ingabo z'igihugu za Kongo, hakaba harimo kandi Chanshuro FDLR Wazalendo, kugira ngo barwanye uyu mutwe wa M23 Twirwaneho. Rero niyo yari isa naho imaze iminsi irimo irwana muri kariya gace, ariko nyuma y'uko M23 ibonye inzira ikaza kubageraho, ikibuga cyahise gicurika, intambara yahise ihindura isura. Ninde rero muri aka gace ka Minembwe? Ninde muri make, ninde mu by'ukuri ufite aka gace, ari ku ruhande rwa leta cyangwa se ari ku ruhande rwa M23? Dora tubona amatangazo y'abasirikare cyangwa se avuye kuri leta avuga ko aka gace ka Minembwe kafashwe n'abasirikare cyangwa se kari mu maboko ya leta, ariko kandi M23 nayo ikavuga ko aka gace katari mu maboko ya leta, ahubwo kari mu maboko yayo. Ninde rero ufite uduce twinshi, kandi ninde ufite uduce turi strategique ku buryo twavuga ko kagizwe n'ibyo twavuze duce cyangwa se imirenge? Ngiye kubabwira, nkababwira noneho buri mutwe cyangwa se buri ruhande aho ruri, nawe wihitiremo uvuge ngo ese ninde ufite aka gace. Minembwe, niho muri Minembwe centre niko gace ka mbere, hakaza Mikenke, Bijomba, hakaza Kiziba, hakaza Kabingo, hakaza Murinda, hakaza Madegu, hakaza Mishavu, hakaza Karinga, Rugezi, Kivumu, Kawera, Irundu, Runundu, Bidegu, Gahwela, Nyabigu, ndetse Murima, Rusuku, Kalungi, Nakire,
na Kirere ndetse n'utundi duce dutatu waduhaye amakuru atabashije kutugezaho. Tundi duce hari twoherereje nyuma na Tulambo. Utwo n'uduce tugize iriya Minembwe muri gukomeza kumva ngo yafashwe. Mbese ninde uri mu duce, ninde ufite uduce twinshi muri utu ngutu tumaze kuvuga haruguru? Nkuko twabibabwiye, reka mbabwire uduce leta irimo, mbabwire n'uduce M23 irimo, mbabwire n'amastrateji yatwo aho duherereye, ndetse n'icyo wavuga uramutse ufite agace runaka, maze twumve mbese nawe wihitiremo ninde waba ufite kariya gace ka Minembwe. Ibice byose rero byose FRDC ndetse n'abambari bazo barabifashe havuye bitanu bitandukanye. Ibice ngiye kukubwira rwose byo biri mu maboko ya M23. Ndavuze ngo ibice byose ingabo za leta nkuko zikomeza kuvuga ngo zafashe aka gace ka Minembwe, nibyo baragafashe havuyemo ibice ngiye kukubwira, ariko urihitiramo uvuga uti mbese koko ibi bisobanuye ko uruhande rwa leta rwaba rwarafashe aka gace cyangwa karacyari mu maboko ya M23. Nkuko nabibabwiye n'uduce 24 ariko dutanu tw'ingenzi: umutima wa Minembwe, imitima ya Minembwe, uduce dutanu tutarafatwa n'ingabo za leta. Nutuhe? Akambere ni santere ya Minembwe. Iyi ni santere y'akarere, uyu ni umujyi wa Minembwe. Ahangaha niho bibera byose, niho hategurirwamo umutima wa Minembwe. Iyi santere rero ntirafatwa, iri mu maboko ya M23. Iyi ngiyi igenzurwa n'umutwe wa M23 kandi niyo ikomeye cyane. Yagakwiye kuba bavuga bati iyi santere ya Minembwe iyo ifashwe, uyifashe uyirimo niwe rwose biba bigaragara ko agenzura aka gace ka Minembwe. Ahandi hatarafatwa kandi hari strategique cyane n'agace kitwa Mikenke. Mikenke ni irembo ryinjira muri Minembwe uvuye Itombwe na Mwenga. Ubwo ni twa duce tundi turimo abarwanyi ba Wazalendo, FDLR, abarundi ndetse n'abandi. Itombwe na za Mwenga, ariko ahangaha ni mu marembo yinjira muri Minembwe uvuye Itombwe na Mwenga. Ubwo ntushobora kwinjira muri Minembwe udaciye muri Mikenke. Kandi aha muri Minembwe, muri za Minembwe na za Mwenga, ahangaha ni ahantu hakomeye cyane kuba ufite ahangaha muri Mikenke na hariya rwose ni nko kuba uri ku musozi, ibibaya biri munsi yawe rwose uba ubigenzura 5/5. Ahangaha habereye n'imirwano ikomeye cyane ku buryo bukomeye. Ahangaha haguye abantu benshi cyane, twagiye tubibabwira mu nkuru zacu ziri inyuma. Usubira inyuma ugende ureba inkuru twagiye tubaha. Ahangaha muri Mikenke habereye urugamba rushyushye, urugamba rutogota rwose, byari bikomeye cyane. Ahandi hantu hari mu maboko ya M23 ariko hari strategy. Ahangaha naho ni muri Ho Plateau, ahantu hakomeye cyane, akenshi cyane hakunda kuvugwa imirwano igiye itandukanye ndetse n'ubwicanyi bukomeye mu gihe cyose hari mu maboko atari meza. Akenshi kivugwa hamwe na Mikenke na Minembwe mu bikorwa. Akenshi na gace gakunda kugaragaramo ibikorwa bya gisirikare cyane, kuko ari agace karimo amashamba menshi ku buryo imitwe cyangwa se
ari ubwihisho bukomeye bw'abasirikare bagiye batandukanye. Aha rero hari mu maboko ya M23. Akandi gace kari mu maboko ya M23 ni agace kitwa Bijombo. Aka gace karakomeye cyane, ugafite abari Uvira. Iyi Uvira iri na target cyane, iri point cyane, iri targeted cyane, kuko iyi M23 ikomeje kuhigaho kugira ngo yongere yisubize aka gace. Rero ni byiza ko igomba gukomeza gufata aka gace ka Bijombo kugira ngo igihe cyose Sultani Makenga abahaye go ahead bahite bambuka bafate umujyi wa Uvira. Uyo uri muri aka gace ka Bijombo rero uba ugenzura inzira zijya muri Uvira zose, ubuzigenzura kandi ubugenzura n'inzira zijya muri Ruzizi Plain, uba ugenzura n'inzira zijya mu kibaya cya Ruzizi. Ahangaha rero birumvikana by'urugamba ko bikomeje gukomera cyane, ariko kandi agace ka gatanu ni mu maboko ya M23. Niyo ndiri y'imihanda ihuza Minembwe na Mikenke, Kipapu na Mwenga. Imihanda yose ijya cyangwa se iva muri Mikenke ijya ahantu hagiye hatandukanye. Imihanda yose, uduce twose tw'ingenzi, aho waba uri hose, kugira ngo byitwe ko wafashe iyi santere ya Minembwe, biri mu maboko ya M23. Utundi duce dusigaye utwinshi turimo abarwanyi, ntabwo turimo abarwanyi bagiye batandukanye ba FARDC, ba FDLR ndetse na za Wazarendo n'abarundi n'abacancuro, ariko ntago barinjira muri utu duce turi strategique. Nawe rero wibaze ngo ese niba awe ariko atagufite, wibaze ngo mbese isaha n'isaha ko wabugura undi mwenda ukifubika, uwo muntu abagufite cyangwa ntabagufite. Wowe wihitiremo. Minembwe iri mu maboko yande, ni FARDC cyangwa ni M23. Ukurikije amakuru tumaze kuguha, wihitiremo. Ariko njyewe nk'umunyamakuru ushinzwe kubaha amakuru nkabagezaho 5 kuri 5, FARDC ntabwo ifite Minembwe, ahubwo Minembwe iri mu maboko ya M23. Nkuko na radio ikorera muri kariya gace yitwa Umurage Radio nayo itangaza ko M23 ariyo igenzura Minembwe, kariya gace ka Minembwe. Andi makuru akomeye cyane tugiye kugarukaho mu kanya ni kudeta iri gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane. Ashobora kuzaguma muri Amerika cyangwa akajya mu gihugu cy'Ububirigi. Ni nyuma yuko hari imigambi iri gutegurwa ikomeye cyane muri kiriya gice, muri kiriya gihugu. Imyigaragambyo ikomeye ikomeje kugaragaza kutishimira Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ariko kandi imyigaragambyo cyangwa se imyigaragambyo yo gukuraho ubutegetsi ndetse n'ubushake bwo kubukuraho mu minsi iri imbere byagiye biburizwamo kenshi. Ariko muri iki gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi atari mu gihugu, birimo birategurwa mu buryo bugiye butandukanye. Ibintu birakomeye cyane, ndababwiza ukuri. Amakuru tugiye kubazanira mu kanya ni amakuru yizewe, ni amakuru ateye ubwoba. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo ujye ubana natwe amakuru nk'aya bagereho 5 kuri 5. Igitinyiro TV neza, Imana ibarinde.